Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye nguhaye ikaze kuri Bwiza TV kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ngewe ndi Meki Kayiranga, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere, umunsi w'icyumweru, utangira icyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatatu, cyangwa se icya kabiri kirimo kirangiramo. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije guhamuka ronka, mbifurije rwose kugera kuri byinshi cyane. Tuje makuru ntago dutinda, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Rangira, tureba uko isi yaramutse, tureba nuko ibintu bihagaze, tureba hirya no hino. Ubwo no gufata 9 tukaricurika rikaba 6 tukayicurika 9 kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo cyangwa se tubashe kugera ku makuru aba avugwa hirya no hino. Ikaze ntujye kure rwose ya Bwiza TV, nkubwira ko tugiye kuba tuganira kuri tugiye kujya muri Katanga nk'uko mwabibonye kuri title zacu, aho tuza kureba Katanga yitwa MDKC cyangwa se MDKC, uko abisoma rwose uko abisoma, ariko ni MDKC. Tugiye kureba rero uko bihagaze hari muri Katanga. Hari utundi duce yafashe cyangwa se agace yafashe, agace kandi inatwika imbunda nini ya Katyusha ndetse n'imodoka za Land Cruiser. Ahanga kandi barakubwira ko yanafashe ibirindiro bya FARDC. So FARDC rero ikomeje kugira gute, ikomeje guhura n'ibindi bibazo bikomeye cyane, ikomeje guhangana ndetse ikomeje kugira furo nyinshi cyane zitandukanye zikomeza kuyizengereza. Ibi tuza kubirebaho. Turaza kureba kandi kuri ba basirikare 5,000 M23 yahaye leta ya Kinshasa cyangwa se ubwo yasubije muri FARDC. Turaza kureba ari Kinshasa ari na M23 ninde ufite inyungu ziri hehe ku M23, ndetse igihombo kiri hehe kuri buri ruhande. Aba bashyikirijwe leta bahawe CSR cyangwa se Croix Rouge n'igomba kugira gute, igomba kubajyana ikabageza i Kinshasa, bakasubira mu gisirikare cyangwa se bakanafungwa cyangwa se bakajya ntane. Ariko sinibaza ko FARDC izagira ubushobozi bwo gufunga abantu 5,000. Turaza kandi kureba mu burasirazuba bwo hagati, bongeye kubona umuyobozi mushya w'ikirenga ariwe umuhungu wa Kameni mushya. Umuhungu we rwose yabaye umuyobozi, yagizwe umuyobozi w'ikirenga muri Irani. Ni nako kandi ibintu bikomeje kuba ibindi. Hari nabonye bavuga ko Irani ngo yasabye ceasefire, aravuga byinshi, mu gihe Trump avuga ko atazigera areka kurasa Irani mu gihe itaraca bugufi cyangwa se ngimanika amaboko. Irani nayo ikomeje kujya gute, kohereza ibindi kohereza nyine ibindi. So intambara ikomeje kuba ibindi ndavuga muri asaza bwo hagati. Ni mu gihe kandi bamwe baravuga bati Irani ishobora kuba ariko yatangiye no gucika intege. Bavuga bati Irani ishobora kuba yatangiye gucika intege kuko ntiri kohereza ibisasu byinshi nk'ibyo yoherezaga. Uko yoherezaga imvura y'ibisasu rwose ejo bundi yoherezaga ibisasu byinshi, yoherezaga drone, ikohereza iki. Mu gihe kandi Irani yanavuga ko noneho igiye kuzana tekinoloji yayo. Abantu ngo ibyo babonye ni bikeya, ngo nibwo igiye gupfundura kuri tekinoloji. Ngibyo abantu babonaga nibishaje cyangwa se nibisasu yakuraga muri depo byayisaziyeho. Kavuga ati ariko tugiye kuzana ibishaje. Abantu bati noneho harahiye, niba bagiye kuzana ibishaje cyangwa ibishyashya, ibishaje bivuyeho biraza ku ibindi. Turaza Perezida w'u Rwanda akomeje kugaragara mu binyamakuru cyane, ari kuvugwa cyane, afite akayeheho ka politike. Ibi byose turaza kuba tubirebaho. Reka twamamaze tujye kwa Damasi, hanyuma tugaruke tureba uko ibintu bihagaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Yes. Tugarutse muri studio reka nakire Rangira. Rangira waramutse? Mwaramutse neza Meki. Mumeze neza? Turashimira Imana. Yego, ku munsi w'ejo twaganira ibintu byinshi, ntekeza ko n'ikiganiro abantu bakirebye ari benshi cyane. Ubu tugiye kuganira ku ngingo 3. Oya nenye turareba amakuru agezweho, ndaje tuyajyemo nyageze ku bantu, hanyuma turebe ku ngingo turi busesengure. Irani yabonye umuyobozi mushya, iraza ku ingingo ya 3, ariko ingingo ya mbere tujya kureba ni ingingo yo kuba M23 yaratanze aba FARDC 5,000 ikabaha leta ariko binyuze kuri Croix Rouge. Turaza kureba ari M23 na FARDC inyungu ninde ufite inyungu, tuze no kureba icyo bivuze kuri diplomasi. Turaza kandi kureba ku muhungu wa Habyarimana wagaragaje akayihayo cyangwa se ukomeje kugaragara muri politike isa nkaho ashaka kuza ku butegetsi. Ubwo iyo mvuze umuhungu wa Habyarimana nohoza ari perezida w'u Rwanda, ejo wundi wari Kinshasa ndetse binavuga ko ari we ugiye kuyobora FDLR. Ibyo turabireba, nahoze mbona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ari kumusubiza. Ibyo ndaturabirebaho, turaza gusoma izi nkuru dende tuzi komanteho. Turaza kandi no kureba kuri Irani yabonye umuyobozi mushya, ubwo ni umuhungu wa Kameni. Umuhungu niwe wabonye wabaye umuyobozi mushya wa Irani, umuyobozi w'ikirenga. So hanyuma dutangiye ejo bantu bitwa MDKC bo muri Katanga batangije imirwano muri Katanga. Ejo bafashe igice cyegera kuri Zambia, n'igice cyegera kuri Zambia bafashe igice cyitwa Tondo, ndetse hano banahatwikira imbunda ya Katyusha, batwika Land Cruiser 2, birukana FARDC mu birindiro byayo. Kano gace na gace kegereye kuri Zambia, kana gace gakungahaye ku mafoto. Abangaba bafashe kano gace mu gihe ejo wundi twavuga ko bari muri teritwari ya Mitwaba, aho bafashe n'ubundi ibice bya Rusinga, bafashe uduce dutandukanye. Rangira aka gace urumva ko urugamba rukomeza kuba urundundi. FARDC irakomeza kugira furo zitandukanye nyuma ya Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo, hirya muri Katanga naho ibintu bikomeje guhinana. Ndakwakiriye. Murakoze cyane bwana Meki. Duhereye kuri iki kintu cya diplomasi
ya M23 aho tubona ko yatanze abasirikare ba FARDC 5,000 ngira ngo ni nabwo bwari ubusabe bwa Chirombo Tshisekedi. Ndakeka ko hari igihe bigeze gusaba ngira ngo wenda hari yarananuraga ataze kwenda M23 yabikora. Ariko rero M23 gutanga abasirikare 5,000 ba matekwa wongera uko ni matekwa yari yarafashe ni imfungo cyane. Yego iki kibazo rero kigomba kurebwa mu buryo bwa conflict strategy cyane na ntuza na negotiation the dynamics. Umutwe wa M23 watangaje ko warekuye abasirikare 5,000. Iki ni igikorwa mu by'ukuri gifite ibisobanuro navuga ko ari bitatu bikomeye. Icya mbere hari icyo twita psychological warfare. Psychological warfare ni igihe mu ntambara gufata abasirikare benshi b'umwanzi ni ikimenyetso cy'uko ufite military superiority. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ufite na territorial control. Ukuvuga ngo ufite igisirikare gikomeye kandi na gace ufite ufiteho ububasha. Iyo ubonye abasirikare 5,000 bisobanura ko urugamba first of all rwari runini. Ikindi M23 yari ifite control ku bice by'intambara. Iyo babarekuye baba bagaragaza ko aribo bafite navuga bafite leverage mu biganiro. Icya kabiri bigaragaza ikintu twakwita diplomatic signaling. Navuga ngo mu masesengurwa bigaragara ko ibi bishobora kuba message ya diplomasi igenewe amahanga, imiryango mpuzamahanga, nk'uburyo bwo kuvuga ngo turi actor wa politiki ushobora kugirana ibiganiro n'abandi. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ni umutwe w'inyeshyamba ahubwo they are political actor now. Ibi bishobora gufasha M23 mu bintu bibiri. Icya mbere hari ukubona attention mpuzamahanga. Icya kabiri kwinjira mu biganiro bya politiki. Icya gatatu ni strategic interest ya Kongo ku ruhande wenda ubwo ndavuga ku ruhande rwa Kongo. Kugarura abasirikare benshi. Ubwo rwa ruhande rwa M23 urangije ugiye ku ruhande rwa Kongo. Uruhande rwa Kongo ndabonamo ikintu kimwe gusa. Ku ruhande rwa Kongo navuga ko ari ukugarura abasirikare benshi bizamura morale y'ingabo bituma leta ivuga ko ishobora kongera kubaka igisirikare. Abasirikare 5,000 ni benshi, ni brigade 2 zirenga cyane rwose. Ni so ariko rero turamutse tuvuze ngo who benefits most, ninde muri geopolitike wabyungukemo cyane. Inyungu nini iri ku ruhande rwa M23. Impamvu icya mbere nuko bafite leverage ku rugamba. Icya kabiri berekanye ko bafite control ku mfungwa. Icya gatatu barimo kwiyubakira legitimacy ya politiki. Ni ukuvuga ubudahangarwa mu nzego za politiki. Ibi rero ni strategy ikunze gukoreshwa mu ntambara nyinshi. Icyo bita military leverage cyangwa se political legitimacy. Mu by'ukuri ndumva twavuga yuko M23 mu buryo bwa politiki rwose yateye icy'umutwe leta ya Kongo. Hanyuma turebe hari M23 yungutse na Kinshasa irungutse. Noneho turebe feedback iri negative kuri uruhande. Ntubona ko M23 izinga bitanze zishobora kuzari zo zizagaruka kujya gute kuyirasa cyane ko Kinshasa igeze gute igaininze imbaraga ibonye abasirikare bashya. Hanyuma ikindi kuri Kinshasa
nako wenda kuri Kinshasa igeninze imbaraga ariko ishobora no kugira gute M23 ibonye iki abasirikare bagiye kugaruka kuyirasa. Hanyuma ikindi kuri M23 byo ubona ko yagayininze koko kuri diplomasi ariko unarebye neza arangira abasirikare barindaga bakoraga uburinzi bano bantu 5,000 ni benshi nayo igayininze iki imbaraga. Ikindi wibuke ko M23 abangaba yari y'abantu 5,000 baryaga nabwo igize gute economy la savings so wagira wenda ikindi wongeraho. So mu by'ukuri kimwe mu byo wenda umuntu yavuga mu banenga bikorwa cyangwa se wenda bavuga bati igikorwa M23 yakoze ntabwo byakagombye kubirekura imfungwa ariko mu by'ukuri hari aho urugamba rugera ntihakora amasasu gusa bitewe icya mbere cyo M23 ntabwo bikiri umutwe w'inyeshyamba kuko warakiriwe uremerwa utangira ibiganiro biri diplomatique i Doha. Yego ngira ngo mu byo baganiriye na leta ya Kongo hari harimo impande zombi ko zigomba kurekura imfungwa nk'uko na leta ya Kinshasa yasabwe kurekura abantu bagera kuri 700 ndetse barenga ndetse na Kongo nayo igasaba M23 yuko yafungura imfungwa kugira ngo ko byabashinjaga ko bafite abasirikare bagera ku 5,000. Rero kuvuga ngo kuba babarekuye ngo birabe icyoho gikomeye ni nk'uko na leta ya Kongo ishobora kuvuga ati bano bantu n'intasi ntabwo twabizera ntibemere ntibemere nayo ikavuga ati ntabwo aba bantu ntabwo twabemera abantu bamaze igihe kingana kuriya babana n'abari abantu ubwo se bazanywe n'iki ubwo se hari ko twumva intambara hirya no hino nabo batugeramo bagatanga amakuru cyangwa se bakagera imbere wenda bakagaruka ariko barangiza bakatugambanira. Simpamye neza ko uko babarekwa ko ari 5,000 abenshi bashobora kuvuga bati nta nubwo dushaka gusubira muri FARDC. Yego rwose se uko mbibona. Hari n'abashobora kuvuga bati twebwe turashaka kwigumira hano. Hari n'abashobora kujya mu buzima busanzwe bakajya mu mirimo yindi ya gisivile. Hari n'abashobora kugera mu buzima bwa gisivile bakavuga bataya reka nisubirire mu ngabo ndabona ariho dukenewe ndabona ariho nkenewe hasa hanjye. Gusa ikira gikorwa kuba cyabayeho abantu 5,000 bakabarwa bakaboneka. Yego nk'uko leta ya Kongo yabisabye ndetse n'abandi bakabyemeza ataragahata ari ubushake kandi bona bafite morale. Kira ni ikintu gikomeye kitari bubere gusa ihurizo gusa kuri leta ya Kinshasa ahubwo biza no kubera n'ihurizo rikomeye kuri communauté internationale aho bari buvuge batese noneho ibi M23 ikomeje gukora irimo irashyira mu bikorwa ibyo yasabwe. Yego u Rwanda rwemeye gushyira mu bikorwa ibyo rwasabwe. Kongo hari ikihe kibazo uyu mutwe wa FDLR kudasenywa ahubwo tubona wandika amatangazo yuko gihari ibintu byose turabigenza dute? Nkeka ko leta ya Kongo yongeye guhabwa umukoro utoroshye. Nkeka ko utari buze no kuborohera na busa kubera ko ntabwo bariho barakurikiza araretre ibyo amasezerano ya Doha avuga kandi ari cyo ngubu kigenderewe nk'uko byashyizwe mu nyandiko. Noneho wenda umve icyo M23 yavuze wenda duza tunayivaho. M23 yavuze ko irimo gufata ingamba zifatika zo kugabanya amakimbirane. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutsimbarara bukomeje kwanga irekurwa ry'abagenzi bacu kimwe n'abandi bafunzwe bafashwe mu buryo butemewe n'amategeko kubera gusa isura yabo. Ibi nimwe rero bimubikuye muri no tangazo hanyuma bakongera bati muri icyo gihe Kinshasa ikomeje kurenga ku guhagarika imirwano kandi yashoje intambara kuri AFC M23 yibasira abasivili n'imitungo yabo. Urumva ibyo M23 ivuga nuvuga ngo muri no tangazo
yo bivuga ko nubwo ibikoze bikoze mu rwego rwo kubahiriza biriya bya Doha n'ibindi ziriya koro basinye, ariko noneho ikanavuga ati Kinshasa yize gute yanze kurekura bagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo barashaka kwandagaza Kinshasa nk'abantu bananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano basinye. Bo bagerageza gushyira mu bikorwa amasezerano basinye, kandi ibi ngibi rwose nk'uko tubona abanyamerika bakomeza batanga ibihano n'iki, ntibyanagutangaza ejo mu gitondo ubonye bafatiye ibihano leta ya Kongo. Ntabwo ibihano ntabwo bigomba gukomeza kuba ku ruhande rumwe, kandi icyiza M23 irimo irabona neza yuko igomba kwitondera aya masezerano no kugira ngo bashyire mu bikorwa. Ubu ni ukuvuga ngo bahaye umukoro udasanzwe mu by'ukuri leta ya Kongo. Nkeka ko tubone leta ya Kongo wenda irekura zimwe mu mfungwa, cyangwa se tunamenye yuko wenda batanakinariho yenda banabishe, ubwo n'izindi kese nabwo zibone kubyuka. Yego. So hanyuma rangira reka tujye ku yindi ngingo yingiye y'izifungwa, ngira ngo ubisobanuye uko biri kandi ubisobanuye nk'umuhanga kabisa wumvaje wa politike, kuko hari abantu benshi bazana amarangamutima batebetura ko kibarekuye, ariko nibaza ko no kubagira ubwabyo ni challenge. Hari n'abavuga ati ariko Kinshasa ubundi bano bantu bashakaho iki, ariko buri ruhande rwose rugize gute rwagayininze kuri ino issue. Reka rero tujye kandi bikanafasha na cya kintu cyo kuvuga ngo ifata abasirikare ku ngufu ikabashyira mu ngabo zabo. Ibi byose ni ibihinyuza yuko M23 ari abantu bakurikiza uburenganzira bubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi bubaha n'amahitamo y'umuntu. Ntabwo rwose ni no kubereka yuko pass out zabo rwose abantu bahora bapashinga, kandi umenye ko banabikoze nyuma yaho habaye pass out y'abasirikare bagera ku 500 ba force speciale, nabo bakabereka ko banarekura n'abandi. Ni ukuvuga ngo ikibazo bafite si cy'ababagana, kuko ababagana barahari. Abakongomani bamaze kumva politike yabo kandi baranayishyigikiye. Hanyuma indi ngingo tugiye kujyaho ni umuhungu Habyarimana ukomeje kugira gute kugaragaza ko aje muri politike. Hano rero turareba kuri nkuru iri ku Gihe, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire yabwiye uyu muhungu Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudakerensa umubano we na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano yabigarutseho ubwo yamusubizaga nyuma y'ubutumwa uyu Habyarimana Jean-Luc yatambukije ku mbuga nkoranyambaga, cyane urubuga rwa X, aho yagaragaje u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo. Aravuga ko u Rwanda rushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF ibashinja gufasha M23 ihanganyemo na guverinoma ya RDC. Ngira ngo wenda ntitubujye muri detail byavuze, ariko urabizi ko umuhungu we aherutse Kinshasa rwose n'amavideo yaragaragaye. Ikindi urumva nyuma y'imyaka 31 ataba mu gihugu, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma yo kubohorwa ku Rwanda, uyu mugabo agarutse muri politiki aje mu gihe u Rwanda na Kongo hari intambara y'ubutita, cyangwa se intambara imaze igihe kinini habaho guhangana kwa politiki. Rangira mu mboni zawe uyu muhungu aje gukora politiki, isi politiki iragana hehe? Mu by'ukuri nk'uko twakomeje tubibona kuva uyu mugabo Tshisekedi yagitangira kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho amakimbirane yo gushaka kuvogera u Rwanda ndetse na cyagera, urabyibuka ibitero byagiye bigabuka kuri mu Kinigi n'ahandi. Uyu mugabo nta gihe atigeze arekera kwiyegereza abanzi b'u Rwanda. Ibi twagiye tubibona amanama menshi yagiye abaho, abantu bo muri RNC harimo bakayumba, abantu ni benshi cyane, ba Padiri Nahimana, ni benshi kabisa. Yego, ni ukuvuga ngo rero nk'umuntu urabizi neza yuko uyu muryango ufite mu by'ukuri ibibazo bitewe n'amateka bafite wenda atari meza aturuka kuri se,
ko yaragize yari umwe mu bacurabwenge ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ibwabyo ni icyasha gikomeye. Ikindi nizo no kuba ubwabo bumva ko bafite icyo kimwaro wenda kibariho, nk'uko wenda wahoze ari first family. Hakabamo rero yuko Tshisekedi ashobora kubifashisha akavuga ati ese nawe wakwisunga abandi mukakora coalition iremereye yo kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ibi bintu nta kenshi haba harimo ibintu birimo nka diaspora politique, kuko hari igice cya diaspora y'abanyarwanda gikora ibikorwa bya politike hanze. Kandi aba bantu hakaba harimo n'abariya ba ASBL Jambo, abantu bafite ingengabitekerezo za bafite z'ihezanguni. Hakazamo political legacy dynamics. Turabizi neza yuko mu mateka ya politike ku isi akenshi abana bahoze ari abayobozi baba bashaka kugaruka muri politike, bashaka gusubiza icyubahiro cy'umuryango, ibintu nk'ibyo. Ni ibintu byinshi, hari ingero nyinshi. Icya gatatu hari kuba political reality mu Rwanda, kuba batayibonamo, bakavuga bati se turinjira muri politike y'igihugu bisaba iki? Ese turabyemerewe? Ese amateka yacu n'ibyaha dufite birabyemewe, birakunda? Ariko nk'umuhungu wahoze ari perezida ntawamubuje kuza mu Rwanda, nta viza yigeze yimwa, ahubwo ni ikigaragaza ko nawe muri we afite iyo ngengabitekerezo y'amacakubiri mu by'ukuri. Kuko nta cyaha leta yigeze irega abana ba Habyarimana ku byo nzi jyewe. Ariko niba yarafashe uruhande ndetse agahitamo uruhande rubi, ni ukuvuga ko muri we n'ubundi inzira ya se yaciyemo ariyo nawe yifuza kuba yagera gute yacamo, kandi tukabona yuko mu by'ukuri atari ibintu byiza byazanira iki gihugu amahoro. Hanyuma kuri Tshisekedi wenda turebe tunabihuza, kuba Tshisekedi ashobora gukoresha aba bantu bahoze mu butegetsi cyangwa se agakoresha abitwa ko ari opposition, akenshi jyewe mu myumvire yanjye nk'umunyamakuru ariko nk'umuntu ureba, mbona ko abantu atari opposition, gusanga ari ibintu by'amatiku. Icyambere, nta polisi nimwe ndabona aba bantu bitwa ngo naba opposition bazana bavuga bati iyi polisi ifite ibibazo itenenge nini turifuza ko yagenda gutya. So ibyabo byose ubona ko ari ugusenya. Iyo avuga ati ntidushaka iki, dushaka bavuga Perezida Kagame gusa, ntitumushaka niwe kibazo. So kuba Tshisekedi ashobora u Rwanda na opposition na opposition dufite, kubera ko aba opposa dufite nabo ubwabo bari opposa, nabo ubwabo ntibumvikana, nabo ubwabo njyambona mu bindi bihugu abantu batavuga rumwe na politike, iyo igihugu kigize ikibazo bose bifatanya n'igihugu. Ariko ahangaha abapoza dufite ni igihugu gigize ibibazo, igihugu nacyo barakigambanira. No kuvuga ubwabo ntibakunda igihugu, mu by'ukuri ntuzi nta ndangagaciro zo gukunda igihugu bafite, nta filozofi bafite izo kugisenya gusa, nizo wumva bafite izo kugisenya. Izo kibazo se uyu muntu ni opoza, ni ugusenya igihugu, yiyambuye u Rwanda ku mugaragaro tubimenye. Mu by'ukuri ni ibintu biteye isoni, binababaje. Nk'uko wenda nawe wabivugaga, ni ibintu bimeze nk'amatiku biri aho ngaho by'inzangano, kubera ko ntushobora kubona polisi n'imwe bashobora kuvuga bati igihugu cy'u Rwanda gikoze ibi, urugero tujye muri financial, kigize gutya cyazamura wenda urwego rwacyo. Turebe kuri GDP, bavuga ati wenda kuri GDP y'igihugu cy'u Rwanda ishobora kugera kuri urwego, cyangwa se bagire input zimwe bashyiramo zagirira abanyarwanda akamaro. Ahubwo usanga bavuga ati biriya ni bibi, ibintu byose ni bibi, ni amatiku. Twatumva renge mu bigaragaje byose ugaragaje ko politike yabo
nta hantu ishobora kugira usibye kujya gushaka gusenya. Ndibaza ko ariko bashaka kugaragaza ni politike ishingiye ku irondakarere n'ibintu by'amoko. Kandi iteka umuntu atanga icyo afite. Mu gihe cy'ingoma ya mbere n'iya kabiri, repubulika ya mbere n'iya kabiri zabayeho, zari ingoma mu by'ukuri zashyiraga imbere ibintu bya tribalisme, by'amacakubiri, by'amoko. Ubwo rero hariya bagakoronga, nta munsi n'umwe ndavuga ngo nibura u Rwanda rwakoze ibi. Baravuga imihanda, ati imihanda se yihe, ati imihanda kari yubatswe na Habyarimana, ati ari imihanda bubatse. Ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza na kimwe babona, kandi abo bose bavuga ibyo bafite imiryango yabo hano ibayeho neza, yivuza itaburara, ndetse bamwe bafite n'abahafite imirimo myiza mu nzego nyinshi zitandukanye, yaba abikorera yaba abakorera inzego za leta, ariko bakarenzaho bakanga igihugu cyabo. Ubwo urumva rero ntabwo umuntu nk'uwo avuga ko ari umunyapolitike mu by'ukuri. Politike yabo ni politike y'amacakubiri yo gushaka kugarura tribalisme hano mu gihugu, nk'uko bimeze i Kongo, nk'uko bimeze i Burundi, ndetse harimo n'akaboko ka Tanzania. Ngira ngo urabizi, iyo bavuga Kikwete umugore we, bavuga ko afite ibisanira bya hafi n'uyu muryango wa kwa Habyarimana. Ubwo ni ibintu bigenda bikururukana muri izo nzira zose. Ariko nta kintu kizima yaba ari bafite politike isapotinga nk'uko bivuga. Twese twavuga tuti nta wamenya, twafata ibyo bavuga bimwe tukabasaba ko baza bakabisobanura, ariko ibyabo byose ni ugusenya, ni ukwanduza igihugu. Nta na rimwe waba uvuga ko ufite umwana, cyangwa se n'ubwo yaba ari umwana wa mukuru wawe, ugenda umuvuga nabi, uvuga uti yambara nabi, ntajya ikaraba, ntiwigeze umuha isabune ngo ayange, ntiwamuhaye amazi ngo areke gukaraba. Ubwo rero nkeka ko ibyabo mu by'ukuri biragaragara ko ahanini bakoresha amarangamutima y'ibintu bibiri y'amacakubiri no kutamenya aho igihugu kigeze. Rangira urebye ntago baza cyane, n'abanyarwanda aho tugeze ntabwo ibyo, nta makuru bafite mu gihugu, nicyo kibazo. Ntayo rwose. Abantu bamaze kurenga ubu, abantu basangira igihugu, bagasangira inyungu y'ibyiza by'igihugu. Kuko twaje gusaga tubona ko biriya n'ubundi yari amaco y'inda y'abazungu, bagira ngo basenya abanyarwanda, umuryango w'abanyarwanda nk'uko wari wiyubatse, kandi abantu bari babanye neza, nta kibazo gihari. Yego, hanyuma tuva kuri ino ngingo, mu bigaragara nyine ubwo ni ukuvuga ko Tshisekedi yatoranyije nabi. Reka turebe mu burasirazuba bwo hagati amakuru yaramutse nayo wenda mbere yuko tujya mu ngingo yo ndi bukubazeho. Yego, Irani mu by'ukuri yabonye umuyobozi w'ikirenga mushya. Utese hari icyo bihindura ku rwego mpuzamahanga? Wenda gatoya kugira ngo tubwire abantu uyu muyobozi mushya uwo ari we, hanyuma tuhite tujya muri analyse. Umuyobozi mushya ari we umuhungu wa Khamenei, ubwo ni umuhungu wishwe, niwe muyobozi mushya wa Iran, umuyobozi w'ikirenga. Reka turebe, dusome wenda inkuru iri kuri bwiza.com, then tugaruke ubasha kubivugaho kugira ngo abantu babashe kubyumva neza. Uyu muhungu wa Khamenei rero niwe wagizwe umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran. Uyu nguyu kuri iki cyumweru nibwo yagizwe umuyobozi, yitwa Mojtaba Khamenei. Mojtaba, yego, Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran mushya, nyuma y'urupfu rwa se uheruka kwicwa mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Uyu Mojtaba yatowe n'ihuriro ry'inararibonye muri Iran mu rwego rusanzwe rugizwe n'abantu 88, nirwo rufite inshingano zo gushyiraho umuyobozi w'ikirenga. Mojtaba yabaye umuyobozi w'ikirenga wa kabiri ururiya rwego rwashyizeho kuva Iran yashingwa nyuma ya se Ayatollah Khamenei. Urwari rwarashyizweho mu 1979 nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ruhollah Khamenei.
Iran kandi yabonye umuyobozi mushya mu gihe kuwa kane w'icyumweru gishize Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatangaje ko agomba kugira uruhare mu gushyiraho umuyobozi mushya. Icyo gihe yanavuze ko kuba Ayatollah Ali Khamenei yasimburwa n'umuhungu we bitemewe. Mujtaba Khamenei wagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran afite imyaka 56 y'amavuko, akaba umuhungu wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei, azwi kuba yaragiye agira uruhare mu byemezo se yagiye afata nubwo yabikoraga inyuma y'amarido. Mujtaba by'umwihariko anazwi nk'umuntu wegereye cyane ishami ry'ingabo za Iran zishinzwe kurinda impinduramatwara zisanzwe ari zo rwego rwa gisirikare rukomeye kurusha izindi muri kino gihugu. Muri 2019 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano zimushinja gukorana bya hafi n'umuyobozi w'ingabo za IRGC ndetse n'umutwe witwara gisirikare wa Basiji mu kwihutisha icyo zise imigambi ya se yo guhungabanya umutekano w'akarere na gahunda zo gukora ikandamizwa imbere mu gihugu. Ndibaza ko twarekera ibingibi birahagije. Wabyumvishe uyu mugabo nawe ntabwo yoroshye, ubise ko n'ubundi yari asanzwe afite influence muri Iran, urumva ko ntabwo yoroshye. Urabyumva gute Rangira? Mu by'ukuri Iran ni igihugu gifite political system idasanzwe, aho umuyobozi w'ikirenga ari ufite ijambo rya nyuma ku byerekeye politike mpuzamahanga, nuclear strategy, icya kane ikijyanye na intelligence system. Uyu mwanya wafashwe na Mujtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, ariko iyo turebye abasesenguzi benshi mu nzego za politike za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iz'ubumwe bw'Uburayi bagaragaza ko impinduka z'umuyobozi zidahita zihindura mu by'ukuri politiki ya Iran. Icya mbere hari structure y'ubutegetsi bwa Iran. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku nzego zikomeye. Iya mbere ni Islamic Revolutionary Guard Corps, ibyo bivuga mu kanya. Icya kabiri ni inzego z'abayobozi b'idini, ibyo bita clerical establishment. Gatatu hari iyo bita Supreme National Security Council. Icya kane ni inzego z'ubutasi. Ni ukuvuga izi nzego zose zikorana ku buryo politiki y'igihugu iba ibyo twakwita institutionalized. Ni ukuvuga ko umuyobozi mushya akenshi akomeza umurongo w'igihugu usanzwe. Ubu ni ukuvuga ngo nta mpinduka zigomba kuba zaboneka kubera ko n'ubundi system icyari yayindi. Ubwo ni ukuvuga aho no ku rwego rwa structure y'ubutegetsi bwa Iran. Kabiri hari strategy cyangwa se strategic role ya icyo bita IRGC. Ikintu cy'ingenzi ikintu cy'ingenzi mu isesengura ahangaha, IRGC ni igisirikare gikomeye kurusha ingabo zisanzwe, gifite ubukungu bunini, gifite na influence mu karere ka Middle East. Aha rero Mujtaba Khamenei afite umubano wa hafi cyane nk'uko umaze kubivuga. Afite umubano wa hafi n'iki gisirikare. Ibi bishobora gutuma Iran ikomeza gushyigikira Hezbollah. Iki ni ikibazo gikomeye. Ikomeza influence muri Iraq, tubyibagirwe. Ikomeza ibikorwa muri Syria, nabyo tubyibuke. Ikomeza na alliance ifitanye n'Uburusiya ndetse na China. So ubwo rero ni ukuvuga ngo icya gatatu wenda umuntu yavugaho ni impinduka ishobora kuba nini. Ikintu wenda gitangaje wenda muri geopolitike no kwenda ubuyobozi bwa Iran bushobora kujya mu buryo bwa dynamic succession. Ibi bivuze umwana asimbura se mu buyobozi bw'igihugu kiyita republic. Ubwo urumva ni ibintu bitangaje. So aba rero ibi biragaragaza yuko ibi bishobora guteza impaka imbere mu gihugu, ariko bikongera stabilite mu gihe gitoya.
ntibitange solution y'igihe kirekire kandi ni implication ku ntambara iri muri Middle East. Ibi bishobora kugira ingaruka ku mubano wa Iran na Leta Zunze za Amerika, Israel, ibihugu byo muri Gulf. Ubundi se umubano wari uhari wenda mbere y'iyi ntambara hari umubano wenda w'uburyarya, ariko twabonaga yuko nta n'ibibazo Iran yari ifitanye na ibihugu byo muri Gulf. Barebanaga wenda bacungana, ariko uko byari biri yenda hari uwo mubano wenda udafasha ariko uhari. Yego. Gusa wenda ubu bitewe n'ibyagiye biba n'ukuntu Iran yagiye barasaho, ni ikibazo gikomeye. Iyi rero ikigaragara nuko Iran izakomeza polisi yo kongera misile, ibintu kugira ngo aho zicurirwa harahiye hose. No kuvuga ko uyu muhungu agiye gukomeza gahunda yo kongera misile, ashobora no kongera na influence mu mitwe y'inshuti mu karere, Abahutsi, Hezbollah n'indi. Kuko ni mutoya niba abashe kumva afite imyumvire nk'iya papa, urumva noneho akagira kuba mutoya nk'umuntu watojwe, urumva harimo ibintu byinshi azanamo impinduramatwara kandi ijyanye n'igihe, kandi nayo itoroshye kuri ibihugu byo muri Middle East. Urumva ni ukuvuga ngo gahunda yose ya se yari afite no gukomeza gahunda ya nuclear capability, ubwo uko byose arabikomeza, ahubwo noneho anabikore neza cyane kuruta uko se yabikoraga. So ubwo rero urumva navuga ko n'uyu muhungu ashobora kujya mu mboni z'abagomba gukurwaho, kuraswa nk'uko na se yarashwe. Ngera mu ndetse na Donald Trump yigeze gusa nk'aho abivugaho ati n'undi muyobozi wese uzakurikira ati nawe twamuhangamura rwose nitubona yuko tumva gahunda y'ikigomba kubaho. So rero navuga ko uyu muhungu gusa ibyo muri Iran ibyo bifite ukuntu kwabyo byubatse. Numvise bavuga yuko baba bafite abayobozi bagera kuri 70, ku buryo umwe apfuye undi ahita ugomba gukurikira abayizi, uwo nawe yapfa ukurikira abayizi. Ubwo urumva bafite ukuntu ibintu byabo babyubatse mu by'ukuri. Bivuze ko Donald Trump wavuga ko azagira uruhare rwe ntarubwo akamya ikimasa cyane rwose, cyane yuko amakuru njye mperuka no kubona nuko n'uyu Khamenei yagiye kuraswa, ariko yari yanaburiwe n'inzego z'ubutasi z'Abashinwa. Bababwira ko bagomba kuva aho bari, ariko Khamenei yaza kubyanga, aravuga ati tatereka yewe mfe byo mu ati nta kibazo. Abahari benshi cyane bazasimbura. Ntabwo ari igitero cyabayeho ku buryo wenda habuzeho ubutasi bwababwiye. Biriya ni ibintu byakozwe bizwi, kuko bigaragara ko nuko iyi ntambara bayizi ngira ngo imyaka ikabakaba 40. Ngira ngo sinzi yuko hari wigeze ubona na interview Donald Trump yigeze gukora akiri umugabo mutoya imyaka 40 ishize avuga kuri Iran. Yego. Ndetse n'uyu Marco Rubio yigeze kubivugaho muri 2015 avuga yuko batagomba kureka Iran igira capacité za arme nucléaire, yuko batinya yuko ikiguzi cyo kuzabarwanya cyazajya hejuru, kandi bashobora kuzagira n'ubushobozi bwo kudestroyinga amato yabo y'intambara. Ubwo rero nkeka ko ibyo batinyaga n'ibyo batangiye kubona. Yarabahaye ubona ko n'ubundi amato yabo babashe kugerayo bakoraho, kandi amwe barayahungishije. Urumva ko Iran basanze ahubwo irarenze urwego bayitekerezagaho. Byararangiye ubu sinzi wenda uko bizagenda, ariko mbona n'intambara yo gushyira ingabo za Amerika ku butaka bisa nkaho bidashoboka. Ubona ko byo bisa nk'ibyanze pe. Byaranze kuko bashobora kugira defeat iteye ubwoba. Ubwo igihari wenda barakomeza bakoresha ikirere bayirase cyane, bashaka amakuru bayagure, bagire bate, bamenye mu by'ukuri imbaraga zabo zo kurasa aho zituruka.
kuko ubona yuko nitujya no muri iyi minsi itatu ishize rwose yararashe cyane Iran, yarabarashe pe. Yarabasha. Hanyuma dusoza turebe iyi ntambara mu mboni z'ubukungu, iyi ntambara mu mboni za politiki, abantu bashobora kwitega iki Rangira? Mu by'ukuri abantu ntibitege, ubwo wenda ndahera buryo ekonomike, abantu ntibitege ibibazo bijyanye n'ibiciro, n'ihindagurika ry'ibiciro. Yego. Abantu bitegura rwose yuko ingaruka za politiki kubera ino ntambara, ndetse wenda tubuze no ku rwego rujyanye n'ubukungu rwose Afurika n'isi muri rusange haraza kubaho ikibazo. Ariko abantu turabizi neza yuko twebwe ibibazo nk'abanyafurika ari twebwe bihungabanya cyane. Ubwo ni ikiro cy'isukari kiyongereyeho igiceri cy'ijana, urabizi aba ari ikibazo gikomeye. Ariko iyi ntambara nanone sinyibona nk'intambara wenda igiye kuba yatwara umwanya munini cyane, ngo wenda mu minsi 60, hagati y'iminsi 60 n'iminsi 90 nkeka ko ibintu bishobora kuba wenda byasubiranye, kuko ntabwo mbona ari intambara yatinda nk'iriya yo kwa Zelensky. Okay. Mu by'ukuri hazabaho crise economique, ariko ntabwo ari crise izafata umwanya muremure, ariko byo izabaho, yaba kuri investments, ingaruka ku ishoramari tuzazibona. Ariko nanone ntitwavuga kuri iriya ntambara ngo twibagirwe n'ibi byose biri mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Yego. Kubera ko twebwe n'ibyo tubona biduraje inshinga, wenda biriya byo ni global, ingaruka zizabaho n'ubundi zizabaho mu buryo bwa rusange. Ikintu cyabaye mu buryo bwa rusange nkeka ko abantu bose baba babyumva kandi babona impamvu. Yego. Ariko ingaruka nitureba ingaruka rishingiye ku bukungu n'intambara za politiki ku kibazo cyane mu burasirazuba, turabona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwitwara nk'umufatanyabikorwa utagomba kwizerwa. Ngira ngo n'ibi bintu Excellence yagiye bivuga inshuro nyinshi, avuga ko uvugana ikintu na Kisekedi mu gitondo, saa sita akakubwira ibindi, na nimugoroba akakubwira ibindi. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibi bintu twabonye M23 yakoze ni igikorwa rwose cy'indashyikirwa mu buryo bwa politiki, kandi babikora mu gihe cya nyacyo. Babikoze mu gihe cya nyacyo cyiza, nkeka ko biri bube bigabanuye presiyo y'amahanga yo kongera gusubira inyuma, bakongera bagatekereza kabiri, bakavuga bati nyamuneka reka turebe ibi bimeze bite, kuko se babarekuye, ati bongere basubire mu biganiro bicare, cyane yuko M23 yo nta kibazo yigeze igira cyo gushyira mu bikorwa amasezerano, ahubwo itubona ko iteka ari leta ya Kongo igira ikibazo cyo gushyira mu bikorwa amasezerano yaba yasinyiwe Doha, yaba ndetse n'ayasinyiwe i Washington. Kuko ngira ngo n'aka gahenge wagakandagiye ntabwo ari M23, ahubwo byo tubona nuko ari leta yagakandagiye, ndetse ikora n'ibitero biteye ubwoba, harimo n'ibyahitanye Wiringoma. Rero dukomeza kubona yuko n'ubundi kitagetinga abayobozi hirya no hino n'iki, ariko igihari nuko leta ya Kongo mu by'ukuri nta bushake tubona. Aricyo n'ejo twabivuza tuvuga tuti nibikomeza bitya
ndetse n'aya mahanga agakomeza kureba uruhande rumwe, biraza gutuma aka karere kisanga mu ntambara, wa mugani wa wundi wavuze ngo iri generalize, n'ubundi yamaze kuba generalize, ariko nkeka ko byaba bigiye mu buryo muri politike yamaze kuba generalize, yamaze kuba regional, muri politike rwose iri generalize. naho ikibura nuko u Rwanda n'ubundi ruri maso, rucunze uburyo bwuzuye umutekano warwo ku mupaka uhuza na Kongo ndetse n'ibindi bihugu wenda bifatanije na Kongo mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego, rangira ubu ntitwasoreza hano. Nta kibazo rwose, turabashimiye rwose, natwe turagushimiye cyane rwose, aho mudushakiye turahari cyane rwose. uzajya ujya utanga ibitekerezo ko abantu babona byumva ko uri expert kabisa muri politiki. hari uburyo, hari ingingo nyinshi uzanamo kandi nta marangamutima arimo, uko ibyinshi nta marangamutima zo muri politiki. natwe niyo mpamvu twahisemo Bwiza, kuko Bwiza mu by'ukuri uri umunyamakuru w'umwuga kandi utagendera ku marangamutima. Amarangamutima umuntu yajyana mu idini, ntabwo amarangamutima zo muri politiki. Yego urakoze cyane. Muri politiki ni amahitamo. Yego umuntu ahitamo, kandi umunyapolitiki mwiza n'urengera inyungu z'igihugu cye, kandi igihugu cyacu rwose kugishyigikira ntabwo ari ibyo dutubwirizwa, biturimo. kandi aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, ntabwo dukeneye umuntu rwose ubituvugira, natwe turahari. ndetse no kururengera no kuba umuntu yarurwanirira, numva ko ari inshingano za buri munyarwanda wese, buri wese ahari muri domene yiwe n'uruhare rwe. Yego, urakoze cyane, reka ngushimire. n'ubundi turongera, dushaka kongera kumugura cyangwa se ejo mu gitondo, kuko warabyemeye ko rwose ugiye kujya utanga umusanzu wawe, tureba amakuru ahari, abantu babashe kugira ibyo bakuramo, kuko ubundi reka tuba tunigisha abantu, kuko analyse ukora abantu barushaho kugenda bazamura ubumenyi kuri politiki no kumva situation ibiri mu karere cyangwa se ku isi hose muri rusange. ndagushimiye rwose, ni inshingano zacu. kandi ikindi, yaba urubyiruko yaba abakuze, igihugu cyacu nta wundi, igihugu ni twe. igihugu ntabwo ari ubutaka gusa, igihugu ni abagituye, igihugu ni imibereho ya politiki yacyo, igihugu ni ingamba, igihugu ni amahitamo meza dufite. kandi tunashimira cyane na His Excellency kuba yaratugize abo turi bo. ujya mu mahanga, uko basaka abanyamahanga siko wowe bagusaka. uvuga ko bayo bamenye ko uri umunyarwanda, bafite uko bagutwara, ntabwo bazi ko wasatswe kera ukivuka. bazi ko ibyawe rwose byakemutse. Yego mu bihugu byinshi niko biri. usanga rimwe na rimwe n'ibihugu bitanga ruswa zo kumugaragara, abantu batanga nko ku mipaka, abantu bajya kwambuka, usanga hari igihe umuntu atinya kuyikwa akavuga ati uyu nguyu ni ibindi. so urangira, reka tuzagenda tuganira buhoro buhoro ku ngingo runaka, dore ko zinahari. ndagushimiye cyane. murakoze Meki, murakoze cyane, kandi umunsi mwiza. namwe mugire ibihe byiza. yes, uyu ni rangira. twe turimo tuganira ku ngingo zitandukanye, ariko zari ingingo zigera kurenye. twaganiraga tureba uko ibintu twaribaga amakuru agezweho, tukareba ku ngingo y'umuyobozi mushya wa Iran, tuza kureba ku muhungu wa Habyarimana uri kugaragara muri politiki, ndetse akagaragara ko agiye kuba intwaro ya Kinshasa cyangwa se leta ya RDC mu kurwanya u Rwanda. tuza no kureba kandi ku ngingo yo kuba AFC M23 yatanze abasirikare bagera ku 5,000, abo bose akaba ari abasirikare yatanze, yari yaragiye ifata amatekwa cyangwa se yaragiye ifata mu bice bitandukanye, bikaba yarasubije Kinshasa binyuze muri CSR. mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane. njye nari Meki Kayiranga, twongere mu kiri kiganiro cy'amakuru agezweho. nyamuneka nimujye kure. bye bye.